Ese wigeze wibaza impamvu abantu babiri bashobora gutangirira ku rwego rumwe bafite inzozi zimeze kimwe, bafite n'ubushobozi bumwe, ariko nyuma y'imyaka mike umwe akaba yarageze kure cyane, mu gihe undi aguma aho yari ari cyangwa se akajya munsi yaho? Buri munsi abantu babarirwa muri za miliyoni babyuka bafite inzozi zikomeye, hari abifuza kuba abakire, hari abifuza kubaka ingo nziza, hari abifuza gutangiza ibikorwa by'ubucuruzi, hari abifuza kuba abanyapolitiki, abahanzi cyangwa abanyamwuga bazwi, ariko ikibazo gikomeye ni uko abenshi muri bo badasoza urugendo batangiye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu eshanu zikomeye zituma abantu benshi batagera ku nzozi zabo. Niba rero ushaka guhindura ubuzima bwawe, iyi video ntigucike kuko irakureba, uyirebe kugeza ku munota wa nyuma, kuko ushobora kwisanga muri aba bantu. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu atagera ku nzozi ze ni ukutamenya neza icyo ashaka. Kimwe mu bibazo bikomeye abantu benshi bafite ni ukuba ufite inzozi rusange cyane cyane nziza zifite ibintu bisobanutse, ariko mu by'ukuri wowe ibitekerezo byawe bikaba bidasobanutse. Ukaba uri gutekereza ngo ndashaka kuzagera ku ibi, ariko mbese ukavuga uti ndashaka kuzaba umukire, undi ati ndashaka kugera ku ibi, undi ati ndashaka kugira ubuzima bwiza, ariko ukibaza kuba umukire bisobanuye iki kuri wowe? Ese kugera ku bintu bihambaye bisobanuye iki kuri wowe? Ubuzima bwiza ni ubuhe? Iyi ntego yawe idasobanutse neza, ubwonko bwawe ntabwo bumenya aho bugomba kugana. Ni nk'umuntu ufata imodoka akavuga ngo arajya agenda, sibyo? Ngo arashaka kugenda ariko ntamenye aho ajya. Ashobora gutwara amasaha menshi ariko ntamenye mu by'ukuri icyerekezo afite. Abantu benshi bagera ku byifuzo byabo baba bafite intego zisobanutse, kandi icyo bashaka baba bakizi, impamvu bagishaka bakaba bayizi, n'igihe bifuza kukigeraho. Iyo umuntu azi neza rero aho ajya, niyo habaho imbogamizi akomeza kugenda kuko azi aho urugendo rurangirira. Ikindi kandi abantu benshi bibeshya ko kugira inzozi bihagije, ariko ibyo siko bimeze. Inzozi zidafite icyerekezo ziba ari ibitekerezo gusa. Kugira intego isobanutse niyo ntambwe ya mbere yo kuba wayishyira mu bikorwa. Niba rero ushaka kugera ku nzozi zawe, banza wicare wandike neza icyo ushaka kugeraho, umenye uko uzakigeraho, hanyuma mu buryo bwumvikana nyine, kugira ngo buri munsi umenye niba uri kwegera inzozi zawe cyangwa uri kujya kure yazo. Ikintu cya kabiri gituma abantu batagera ku nzozi zabo cyangwa se ku byo biyemeje ni ugutinya gutangira. Hari abantu benshi bafite impano, bafite ibitekerezo byiza ndetse bafite ubushobozi, ariko ikibabuza gutera imbere ugasanga ni ubwoba bafite bwo gutangira. Akaba atinya gutsindwa, akavuga ati buriya ni ibi bintu nibidakora, ese ni impomba. Ugasanga ari kwibaza ibyo bibazo, agatinya iby'abandi bazavuga ati si bazamvuga ngo iki, agatinya ko ibintu bitazagenda neza. Icyo akora, ukuri ni uko nta muntu n'umwe wigeze agera ku ntsinzi atanyuze mu makosa yo gutsindwa. Buri muntu ukomeye ubona uyu munsi yigeze kugera, nawe yaratangiye, afite ahantu yatangiriye, kandi bamwe abenshi byagendaga byanga, bakora amakosa, banengwa, ariko bagahatiriza. Abantu benshi rero bahora bategereje igihe cyiza, batekereza ko bazatangira ari uko babonye amafaranga menshi, ari uko babonye ibikoresho byiza, cyangwa ari uko ibintu byose byatunganye, ariko igihe cyiza ntikijya kigera. Abantu bagera ku nzozi zabo batangirana n'ibyo bafite, bakamenya ko intambwe nto uteye uyu munsi ifite agaciro kurusha gahunda nini utazigera ushyira mu bikorwa. Niba ufite umushinga rero, ukaba ufite igitekerezo cyangwa inzozi umaze igihe utegura, ariko ukaba utarashyira mu bikorwa, ushobora kuba ikibazo cyawe atari ubushobozi buke, ahubwo ari ubwoba bwo gutangira. Wibuke ko umuntu utangira nabi afite amahirwe menshi yo gutsinda kurusha umuntu uhorana ubwoba bwo gutangira na rimwe. Ikindi kintu cya gatatu gituma abantu batagera ku nzozi zabo ni ugucika intege vuba. Iyi ni imwe mu mpamvu ikomeye ituma abantu benshi badatera imbere, kuko nyine aba yifuza ibisubizo byihuse cyane. Turi mu gihe abantu benshi bashaka kugera ku bintu byinshi mu gihe gito, bagashaka kuba abakire vuba, bakubaka izina vuba, cyangwa kugera ku ntego zabo mu mezi make. Iyo bitabaye uko babyifuzaga bahita bacika intege. Ariko
Amateka y'abantu benshi bageze ku bintu bifuza, agaragaza ko gutsinda cyangwa se kugera ku bintu byiza bisaba igihe. Hari abo byatwaye imyaka 5, abandi 10, abandi 20, hari n'ababigeraho bashaje. Ikibazo rero ni uko abantu benshi bareka urugendo mbere gato y'uko bagera ku byo bifuza. Iyo bahuye n'ikigeragezo cya mbere, bagatekereza ko inzozi zabo zitakigezweho. Abantu benshi bagera ku bintu byiza, ntabwo ubundi ahantu batandukaniye ntabwo ari uko badafite ibibazo, bose baba bafite ibibazo, ahubwo ni uko bitwara. Aho batandukaniye ni uko bitwara iyo bahuye n'ibibazo. Ubundi iyo ucitse intege buri gihe, ibintu bitagenze neza uko wabyifuzaga, uba uha amahirwe nyine kutazagera ku byo wifuza. Ariko iyo ukomeje kwihangana no kwiga ku makosa yawe, uba wegereza amahirwe y'intsinzi. Nta ntsinzi irambye yubakwa umunsi umwe. Buri kintu gikomeye cyubakwa buhoro buhoro. Ikosa rya kane rituma umuntu atagera ku nzozi ze rero, ni ukureka abandi bakakugenga cyangwa se ukagendera ku bitekerezo by'abandi. Nubwo kwigana abandi bantu ari byiza, rimwe na rimwe iyo bakora ibintu byiza, ariko buriya abantu benshi bapfusha amahirwe yabo ubusa kubera ko babaho bashaka gushimisha abandi. Hari abantu bashaka gutangiza bizinesi ariko agatinya ibyo inshuti ze zizavuga. Hari ushaka kwiga ikintu runaka ariko akabireka kubera ko abantu bamubwiye ko bidafite agaciro. Hari n'ushaka gukurikira impano ye ariko akayitererana kubera igitutu cy'abamukikije, nyine akayireka. Ariko ukuri ni uko abantu bafite ibitekerezo byinshi akenshi ntabwo ibintu bifuza ntabwo biza ari amahirwe. Akenshi ibintu ushaka kugeraho bisaba kubivunikira ugakora utitaye ku byo abantu baravuga. Iyo utangiye kubaho rero ubuzima ugendeye ku bitekerezo by'abandi, uba ushyize inzozi zawe mu maboko y'abo bantu. Abantu benshi bagera ku ntsinzi baba bafite ubushobozi bwo kumva inama nziza, ariko ntibemerere buri wese kubafatira imyanzuro. Ntabwo bivuze ko ugomba kwanga inama, ariko ugomba kumenya gutandukanya inama nziza n'ibitekerezo bigusubiza inyuma. Ubuzima bwawe ni ubwawe, inzozi zawe ni izawe, nta muntu uzabazwa cyangwa se ngo ababazwe nuko wowe utazigezeho. Ni weho wa mbere bizababaza, ntabwo ari we. Niyo mpamvu ugomba kugira ubutwari bwo gukurikira icyerekezo cyawe nubwo abantu bamwe baba batacyumva. Ikosa rya nyuma abantu bakora rigatuma batagera ku nzozi zabo. Abantu benshi ntabwo bakomeza kwiga no kwiteza imbere. Reka tubyumve neza. Isi ihinduka buri munsi, ubumenyi bushya bukavuka buri munsi, amahirwe mashya nayo aza buri munsi. Ariko abantu benshi bahagarika kwiga nyuma yo kuva ku ntebe y'ishuri, bagatekereza ko ibyo bazi bihagije. Ikibazo ni uko umuntu udakuramo ubumenyi bwe, amahirwe ye nayo aguma aho ari. Nk'uko tubivuze ko kwiga biba buri munsi atari ukuva ku ntebe y'ishuri gusa ngo urangije kwiga, buriya abantu benshi bagera ku ntsinzi cyane kuri iyi si, basoma ibitabo, bumva ibiganiro byubaka, biga ibintu bishya kandi bagashora igihe kinini mu kwiteza imbere. Iyo ugiye mu rugamba rw'ubuzima ufite ubumenyi buke, uba ugabanya amahirwe yo kugera ku byo wifuza. Ariko uko ubumenyi bwawe bwiyongera, niko ubushobozi bwawe bwo kubona ibisubizo n'amahirwe byiyongera. Kwigira ntabwo bivuze gusa gusubira mu ishuri ngo nibwo ugiye kwiga. Bishobora kuba gusoma ibitabo, kureba ibiganiro byubaka, gukurikira abantu bafite ubumenyi cyangwa kwitoza ibintu udasanzwe uzi. Abantu benshi batagera ku nzozi zabo si uko badafite amahirwe, akenshi ni uko baba barahagaritse gushakisha ibintu byatuma bakura mu mitekerereze, bunguka ubumenyi. Akenshi ibyo bintu nibyo bituma abantu batagera ku nzozi zabo, no gutinya na bya bindi twavuze. Rero niba ushaka kugera ku nzozi zawe, ku byo wifuza, ukavuga uti mu minsi iri imbere ndashaka kugera ku ibi, menya neza icyo ushaka kugeraho. Gira ubutwari bwo gutangira, wihangane igihe ibintu bikomeye, wirinde kugendwa n'ibitekerezo by'abandi, kandi ukomeze kwiga buri munsi. Wibuke ko inzozi zigerwaho n'abantu bazikurikiranye buri munsi, si abavuga ibintu gusa ntibashyire mu bikorwa. Niba rero ikiganiro nk'iki ngiki tuba dukoze kigushimishije,
komeza udukurikire kuri iyi cano, ibiganiro ni byinshi, uko tubagezaho ibiganiro ntabwo wabura icyo wungukamo. Intego yacu ni uguhindura imitekerereze, abantu bakunguka ubumenyi, ubumenyi bushyashya, abantu bakabumenya, donc ibintu tutari dusanzwe tuzi, ibyo tutize mu ishuri, iby'ubuzima busanzwe, tukabyiga, tukabimenya, tugakura mu mutwe. Iki kiganiro mugitegurirwa na Emmy Fielite hano kuri Unguka Bumenyi Post. Niba uri kumva iki kiganiro utarakanze subscribe, ni byiza yuko ukanda aho hasi handitse subscribe cyangwa se s'abone, ukajya muri comment ukatwandikira ahandikirwa ibitekerezo, ndetse iyi video ugakanda na like kugira ngo tuze kumenya yuko iyi video mwayikunze. Murakoze cyane rero, duhure mu biganiro by'ubutaha. God bless.